Ese wari uzi yuko ibyo ukora mu buzima bwawe bwa buri munsi nawe ubwawe byakwereka niba wahirwa mu gisirikare cyangwa se waba umusirikare mwiza? N'umunsi Menya Tips yaguteguriye ibyo wakora mu buzima busanzwe byagufasha kuzaba umusirikare mwiza. Niba uri mushyashya kuri iyi channel kanda subscribe, cyangwa se niba utarakanda subscribe uyikande kugira ngo uzajye ubona amayeri ndetse n'amabanga Menya Tips ikomeza kugenda igutegurira. Ngira ngo uzi neza yuko mu bintu bishobora kuba byagufasha kuba umusirikare mwiza, amahame y'intore aza ku isonga. Ariko uno munsi Menya Tips igiye kwibanda cyane ku bintu byo mu buzima busanzwe wagakwiye kuba uzi byagufasha kuba umusirikare mwiza. Kadutangire. Icya mbere ni ukubyuka saa 11:15. Ndabizi neza yuko abantu benshi biri buze kubagora cyangwa se byabagora kuba bakurikiza kubyuka iyi saha. Ariko iyi saha niyo saha ntarengwa mu gisirikare uba ugomba kuba utarenza kubyukaho. Ushobora kuba wabyuka mbere y'iyi saha bitewe n'igikorwa runaka kiri kujya mbere. Uretse yuko mu gisirikare kubyuka izi saha cyangwa se mbere yazo bigufasha cyane, ariko no mu buzima busanzwe birafasha kuko ubyuka wumva nta munaniro namba ufite, ndetse n'ibitotsi ukaba wumva ntabyo ufite. Rero niba utabasha kuba wabyuka iyi saha cyangwa se munsi yayo, birumvikana neza yuko igisirikare utagishobora. Icya kabiri ni ukwirukanka ibirometero 5. Ngira ngo nk'abantu baturiye nk'ikigo cya gisirikare musanzwe mwumva abasirikare babyuka kare mu gitondo bakora mucaka. Rero niba nawe ushaka kuzaba umusirikare mwiza cyangwa se ushaka kujya mu gisirikare, byaba byiza utangiye kwitoza kuba wakwirukanka byibuze ibirometero 4 kugeza kuri 6. Rero niba wowe mu buzima busanzwe wirukanka n'ikirometero 1 kikaba kikunanira cyangwa se ukumva unaniwe, ukumva wavunaguritse, birumvikana neza yuko igisirikare utagishobora. Icya gatatu, gukaraba amazi akonje mu gitondo. Uretse nuko mu gisirikare bakaraba amazi akonje mu gitondo, ariko no gukaraba amazi akonje mu gitondo ni byiza mu buzima busanzwe, kuko iyo ukarabye amazi akonje mu gitondo wumva umubiri uruhutse ndetse ugwije n'imbaraga. Rero mbere yuko ujya mu gisirikare wagakwiye kwitoza neza gukaraba amazi akonje mu gitondo. Byumvikana neza niba ukaraba amazi ashyushye mu gitondo yuko igisirikare utabasha kuba wagishobora, kuko byazagufata igihe kirekire cyo kuba wakwitoza gukaraba amazi akonje mu gitondo. Icya kane ni ukugira discipline. Discipline ntabwo ikora mu gisirikare honyine, kuko no mu buzima busanzwe discipline irakora cyane. Ngira ngo muri discipline uzi neza yuko habamo kumvira, kubaha ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Rero no mu gisirikare kumvira ndetse no kubaha birakora cyane. Niba uzi neza yuko ufunga umutwe mu buzima busanzwe, ngira ngo nawe wumvishe neza yuko igisirikare utagishobora. Tangira rero kujya witoza kugira discipline mu buzima busanzwe bwawe bwa buri munsi. Icya gatanu ni ugukora imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri mvuga hano mu gisirikare cyane cyane wakenera ni ugusimbuka, gukora pompage, kurira ndetse no kuba waterura ibyaba biremereye, kubera yuko ibi nibyo by'ingenzi cyane uzakenera mu gihe uzaba uri kuri tere cyangwa se kuri field. Ahangaha uzakenera gusimbuka, uzakenera gukambakamba cyangwa se kugendera hasi, uzakenera kurira ndetse uzakenera no kuba waterura ibiremereye, wenda harimo na bagenzi bawe baba bagize ibibazo. Rero itoze cyane kuzajya ukora ibi ngibi mu buzima bwawe busanzwe, kugira ngo bizahe byagufasha kuba washobora igisirikare cyangwa se kuba wahirwa mu gisirikare. Icya gatandatu ni ukugira isuku. Ngira ngo ibi ngibi birumvikana neza, ntabwo ari ibintu umuntu yagakwiye gutindaho. Kugira isuku ni ingenzi cyane mu buzima busanzwe ndetse no mu gisirikare. Ngira ngo hari nk'abantu benshi babyuka badasashe, cyangwa se abantu bumva gukaraba bibagoye, cyangwa se abantu kumesa bigora. Birumvikana neza yuko ibi ngibi uzakenera kubikora cyane mu gisirikare, kuko nta muntu uzaba ufite ubigukorera. Rero wagakwiye kwitoza kugira isuku ku mubiri wawe ndetse no ku byawe mbere yuko ujya mu gisirikare cyangwa se no mu buzima busanzwe. Rero itoze cyane kugira isuku mu buzima busanzwe, kuko no mu gisirikare uzayikenera cyane. Icya karindwi, kudakumbura cyane. Hari abantu badashobora gushira amezi 5 badahuye n'imiryango yabo cyangwa n'inshuti zabo, kuko baba bumva yuko babakumbuye cyane. Ariko mu gisirikare ushobora kuba wamara n'umwaka cyangwa se urenga utari kumwe n'umuryango wawe cyangwa n'inshuti zawe. Bikaba byagusaba rero kuba waramenyanye n'abasirikare bagenzi bawe kugira ngo ubashe kuwamara icyo gihe cyose udakumbuye. Niba rero uri muri abo ngabo bakumbura cyane, birumvikana neza yuko igisirikare cyakugora cyane kugira ngo ubashe kuba wakimenyera. Tangira rero wimenyereze kudakumbura cyane.
Icya munani ni ukuba mu kirere icyo ari cyo cyose. Ngira ngo murabizi neza yuko abasirikare bajya mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye ku isi, hamwe hakonja ahandi hashyuha, kandi nanone bikaba bigusaba yuko uri buze kuhaba kandi ntibigutere ikibazo. Niba rero uzi yuko ujya ahantu hakonja cyane bikakugiraho ikibazo, cyangwa se wajya ahantu hashyuha bikakugiraho ikibazo, birumvikana neza yuko bizakugora cyane kuba wakwisanga ahantu hashyushye cyangwa hakonje ubundi ukahaba. Rero tangira witoze kuba waba ahantu hakonje ndetse n'ahantu hashyushye kandi ntibibe byakugiraho ikibazo. Ibi rero bikaba ari bimwe mu byagufasha kuba waba umusirikare mwiza cyangwa se kuba washobora igisirikare. Ahubwo se wowe usanze bitewe n'uko ubayeho mu buzima busanzwe washobora igisirikare? Niba ari icyo ubivugaho jya muri comment, ndetse niba ukomeje gukunda ibiganiro Menya Tips ikomeza kugenda igutegurira, kanda subscribe ndetse n'inzogi uri buze kubona kugira ngo uzajye ubona amayeri ndetse n'amabanga Menya Tips ikomeza kugenda ikugezaho buri ku cyumweru.